iyo umukinnyi ari muri champ de vision ya goalkeeper iba ari offside. Kumukingiriza ni ikosa, ubwo nyine aba yamubujije ability to play, interfering with the opponent. Gusa video nabonye ntabwo inyereka angle zose, urumva hashyizemo akandi kantu ko kwireserve. Gusa aba yataramukingirije ubwo nta offside yabirimo. Anyohereza itegeko rya 10 rya IFAB. An attacking player in an offside position is clearly obstructing the goalkeeper's line of vision. What is the referee's decision? It is an offside offense. The referee awards an indirect free kick to the defending team. The attacking player is penalized for preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the goalkeeper's line of vision. Ngo arimo arasobanura itegeko rya 10 mu gihe habayemo offside. Icyo habaye offside. Mpamagara umukomiseri wa kabiri, ndavuga reka nongere nkore indi cross checking. We yampaye mu Gifaransa arambwira ngo itegeko riri clear, gusa amashusho mbona angle zose ntabwo izinyereka kugira ngo nkore toute considération. Ariko aravuga ngo oui, un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné pour avoir influencé les gardiens sans toucher les barreaux. Ngo umukinnyi ashobora kuba muri position ya hors-jeu akabihanirwa nubwo yaba atakoze ku mupira. Yego. Car cela constitue une participation active au jeu, en gênant un adversaire, en obstruant sa vision ou sa trajectoire, ou en interférant avec l'action même sans toucher le barreau. Wango ari abantu bibazaga bavuga bati kuki umukinnyi wa APR ko nta mupira yakozeho akaba atarigeza usimbuka, kuki byakwitwa hors-jeu? Iri tegeko risobanura ko nubwo utasimbuka, nubwo utawukoraho, ariko nubundi uri mu nzira umupira waciyemo byabarwa nka hors-jeu. Ahangaha bikarangira amakipe yombi nako bikarangira abasifuzi bose nabajije bireserva ku kintu kivuga ngo angle zose ntabwo tuzibona, ariko turatekereza ko icyemezo cyafashwe cyashingiye kuri iri tegeko. So ubwo rero aho Rugaju nawe nasize arimo araganira aho azira Rugaju navuge uwafashe icyemezo ninde, ese niba wari ukwiriye kugifata tujyanemo n'ibindi nabyo byajyana n'ibyo. Bo kuba bibonye APR yateye umupira mbere ya Daouda. Yego. Utangiye action. APR mbere yuko Daouda atera umupira n'umupira uturutse ku ruhande barawuhindura, hanyuma barawuclearinga abakinnyi ba Elmelek. Umupira ugaruka inyuma y'urubuga rw'amahina, inyuma ya box. Niho Daouda yarari. Daouda icyo yakoze yafunze baro rimwe ahita rekura urutambi shoti kabisa riremereye ry'imbaraga nyinshi riragenda rijya mu izamu. Sifuzo ku ruhande azamura igitambaro yanga igitego. Reka tugende neza step kuri step iki tegeko rivuga tunatange n'umwanzuro. Ubundi icyo kintu cyo kwanga igitego umuntu yashoti inyuma y'urubuga rw'amahina uhita wumva nawe bidasanzwe, uratanga uribaza se umuntu washoteye inyuma y'urubuga rw'amahina ni gute banze igitego? Ubwo icyabaye nuko ari abakinnyi ba APR bagombaga ko bari muri offside cyangwa se muri hors-jeu, noneho akaba ari bumusifuzi wo ku ruhande ari nako kazi ke nka linesman cyangwa se nk'umusifuzi ushinzwe n'ubundi gusifura ibijyanye no kurarira n'ibindi. Akaba ari cyo yahereyeho afata icyo cyemezo kurarira. Mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri ba APR nibyo bari muri offside. Yego. Ariko mu gace ka mbere ka offside mu itegeko kagira clear neza kurarira icyari cyo, aho uwatsinze aba yaraririye igitego kikangwa. Bisobanuke neza mu mategeko y'emisifurire ya IFAB part 1 ivuga ko umuntu yatsinze igitego ari muri position ya offside kirangwa. Noneho sibo bagitsinze nubwo bari muri offside. Tugiye kujyana rero mu itegeko muri part 2 iki tegeko rivuga iyo umuntu yarari muri offside ariko ntatsinde igitego cyangwa ryari cyangwa n'iryari kitangwa. Tubone kujya ku gace ka gatatu k'icyo kwizigira ambajije ubundi bisifurwa nande. Agace ka kabiri part 2
of the offside rule explains that being in an offside position isn't an offense. Ubwabyo kuba muri position ya offside si kosa ubwabyo kuba uri muri position offside si kosa ubwabyo wahagarara waba uhari ibyo si ikibazo. Yego. Itegeko rikomeza rigira ngo a player is only penalized for interfering with a play, an opponent, or gaining an advantage by touching the ball when they are in an offside position. Betse tube duhagaze aho ngaho tugendane gahoro. A player is only, manze mwumvira iryo jambo ry'icyongereza, only penalized, ahanirwa gusa iyo yagize interfering, nuko kugira uruhare mu mukino. Bibanze bitangiye gusobanukaho. Ntiwakoze kuri baro, ntiwayisimbutse na ngukore movement, ibyo ndaza kubisobanura. Ndacyari kuri interfering muri play. Ntango bateye baro iri kuza mu cyerekezo cya trajectoire urimo, urayisimbutse kuko wabonaga n'ugumuhagaze iri bukwikubiteho ikagaruka inyuma. Iyo mukoze yo gusimbuka iyo bayita ni interference. Ugize uruhare nyine mu gitego kuko baro yaje muri direction irimo cya trajectoire, habaho gusimbuka kwawe kugira ngo baro ikomeze ijye mu izamu. Icyo ni icyambere. Hakaza interfering with the opponent. Opponent abwo ngiye kumuzamu sasa. No kuvuga ngo iyo habayeho wowe kuba watumenye umuzamu cyangwa se umukinnyi w'ikipe muhanganye umubangamira mu kudatuma abasha gukina iyo baro neza umukinnyi wanyu yarateye. Ndabisobanura neza. Akenshi bakunze kuvuga ku cyo bita vision ya gardien. Ese umuzamu ahantu yarari naho umukinnyi wari muri offside yarari niyo yaba atakoze ku mupira cyangwa atawusimutse kwa kundi twavuze mbere ntiyagize interference mu mukino nyirizina muri play, ariko ntiyabangamiye opponent, ntiyabangamiye umuzamu cyangwa umukinnyi bahanganye. Aho niho hazamo ibintu bibiri. Baribaza ngo vision ya gardien, imboni za gade kureba kwe, ese ahantu umupira bawutereye naho umukinnyi yarahagaze wa APR, abo babiri bari muri offside, nta ruhare byagize mu gutuma umuzamu ashobora kuba yaba atarebye neza iyo action ya Dauda ajya gushota. Icyo rero nta metero FIFA yashyizeho igena icyo bita kuvuga ngo uyu muzamu yakingirijwe cyangwa ntiyakingirijwe. Iyo bayita appréciation ya arbitre. Niyo mpamvu itegeko rya nyuma muri FAB ritanditse ariko bahora babwira abasifuzi. Ntiryanditse ariko bararivuga. Basaba umusifuzi gukoresha icyo bita common sense, inyurabwenge. Erega ni nabyo byabaye kuri match ya Senegal na Ntuza na Morocco. Ko twimye igitego isutanga penalty. Iyo niyo bita common sense. Nugushyiramo logique, itegeko nturyenterprete mu buryo buri robotic. Ntube nk'irobo n'ikintu kiri hari abakibwe ngo uterura amakarita 100 ngo nayateruye nta kindi mu mbaza. Kuresha inyurabwenge. Hari igihe amakarita wawe ugiye kuyatereka ku muntu. Ze movement runaka yakoze. Uri muri 30 metre kurusha umusifuzi Abdul waruri muri metero 5 imbere yabo. Clearly ntago waba ufite ijisho ryabibona kurusha Abdul wabarebaga imbere ye neza. Bivuga ko yafashe icyemezo ariko agifata atari muri waruri muri position yo kugifata. Yemerewe gusifra offside ariko amaction yiyongera kuri offside arimo ama movement, arimo comment dirais-je, kubuza umuzamu kureba, kumuza vision n'ibindi bigenwa hanini n'umusifuzi yo hagati kuko biba bimworohe. Impamvu amwita linesman niyo nyine ashobora kubona yuko ari abantu bari imbere basigayemo baraririye. Ibyo yanabibonye correct nibyo yari yemerewe kubisifura, ariko noneho sicyo cyasifuwe kuko nsibo batsinze. Ishota ho ryashotewe no kuvuga ngo hari movement yabaye usibye kwitanabaye mu mashusho twabonye byari kubonwa n'umusifuzi wo hagati. Ni nacyo wabonye cyateye uburakari abakinnyi ba APR barimo na Claude waje no guhabwa ikarita izanatuma match kuri cyo championnat ikina kuko jura amakarto. Ubwo nacyo ni ikindi mu byongere muri uwo mukino. Ku giti cyanjye rero ntekereza ko umusifuzi ashobora kuba wenda yagize ikintu cyo kubura concentration
wenda akisanga yazamuye wenda akinterpreta itegeko nabi de indi scenario ishoboka ariko byanashoboka ko bari bane muri vision y'umuzamu icyo kuba muri vision icyo bita kuba muri vision y'umuzamu bwa pressure y'umusifuzi icyo turimo turavuga hano ngira ngo kugira ngo bisobanuke neza dushobora gusanga umusifuzi wafashe icyemezo atari wari ukwiye kugifata yego ibyo byarebwa ku ruhande sibyo ariko dushobora no gusanga icyemezo cyafashwe cyari cyo yego icyo kwibaza ngo bari muri vision y'umuzamu kwizigira umuzamu yarahagaze mu izamu urabona kano bita petit surface kano kakanu za bagarde bakunze gutereka baro bagiye kudegaje abakinnyi ba penalty ariko barahagazemo barahagaze imbere yako so clearly ntabwo bavuga ngo babuje vision y'umuzamu harimo entre 5 et 6 metres gutyo so umuntu bavuga ngo uzarebe hari nk'igitego reka ngurugero urabona igitego Zubimena yarutse gutsindira Arsenal cy'ishoti neza gisa n'iki ngiki umukinnyi witwa Victor Gyökeres yari ari muri offside position ariko igitego cyaremwe Pascal ni wavuga ngo nakubujije kureba ndi muri metero 5 imbere yawe ni imodoka ni ari imodoka ni wavuga ngo hari n'ikirahuri imbere y'umuntu utwaye ngo sinarebaga muri metero 5 kameme nge nekereza ko kubwanjye habayemo kwibeshya umusifuzi sinavuga ko ari bias wenda ngo nukwanga APR niki wenda niyo comportement y'abafana ba APR n'umusifuzi yanze n'ubuyobozi bwanze siyo imazanongera ibyo byo kuvuga ntabiriya twavugaga bindi icyo ari cyo cyose cyaba cyasifuye ku kibuga gukora igikorwa sakuza kujya kuri federation kujya wakwiramanta bisanzwe muri stade ukavuga aratwibye ukamubuwinga it's fine ariko ibikorwa byose biri violent kujya mu nzego sinzi z'imiyoborere ku mafederation n'ibindi biri unacceptable rwose icyo niko nabi niyo mpamvu na CDS yavuze ko udafite discipline agomba gushaka indi equipe nibwo butumwa yabahaye ntekereza ko ari nayo mpamvu umutoza w'ikipe ya APR yatangaje amagambo nyuma y'uyu mukino. Oui, parce que la paire a perdu 6 points. Aujourd'hui 2 points. APR imaze guhomba amanota 6 uyu munsi byara amanota 2 indi mikino 2 twahombyemo amanota 2 warangiza ugahagarika umusifuzi imikino 5 adasifura ngeze nungukira he ntaho intego yanjye no kuba uwa mbere muri shampiyona y'u Rwanda uwa mbere ari kundusha amanota 2 ngo turaba kabiri njyewe nshaka umwanya wa mbere njyewe nshaka gutsindira mu kibuga mu buryo bw'amayeri wari umukino twarimo beza twakinye neza twihara n'umukino duhusha n'ibitego umusifuzi wa kabiri wo ku ruhande yitekereje ibintu atubishyira ko twarariye inshuro 3 nyiboneraga guhumiriza yanga n'igitego kidakwiye kwanga nanjye sinzi impamvu yacyanze numva ko abantu hari aho bari bakwiye kurebera ku bandi u Rwanda rwose urebye amashusho babona ko cyari igitego ikibazo ni iki kubera icyanze igitego cyacu umukinnyi ntabwo yari yaraririye igitego cyatsindiwe muri metero 30 njye numva ko ibintu bikwiye guhagarara bwari ubwa mbere APR yambuwe amanota 2 ni umukino wa gatatu bibaye. uwo ni umutoza w'ikipe ya APR Football Club ariko kandi abantu bagomba gukanda akanyenyeri 562 urwego bagasaba facture za IBM kugira ngo umusanzu wabo ku gihugu ugere mu isanduku ya leta kugira ngo bajye muri Tenga Mara ariko baniheje n'amahirwe kujya muri Tenga Promo aho batsindira ibihembo bitandukanye birimo Kia Sorento moto ya Spiro miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihembo byose icyo abanyarwanda dukwiriye kumenya tubigira umuco gusaba facture ya IBM aho tugiye guhahira hose. Ikipe ya Rayon Sport itsinzwe ibitego 8 mu gihe cy'ibyumweru 2. Ikipe ya Rayon Sport yatandukanye na Sermogo Al. Ikipe ya Rayon Sport Ndayishimiye Richard yafashe indege yerekeza muri Uzbekistan ahagiye gukora igeragezwa. Ikipe ya Rayon Sport nyuma gutakaza umukino n'ubundi yakomeje kuvugwa byinshi. Abaye byinshi cyane muri uyu mukino. Ikipe ya Rayon Sport yaratsinzwe itsindwa ibindi bitego 4 kubusa muri match ya Al Hilal yabaye kwa gatandatu abantu bari kurikiye kuri Radio Rwanda no kuri Magic Sport TV. Iyi match ikirangira habaye ibintu byinshi cyane reka nyure mu byabaye rero nyuma gato yanjye y'umukino nyuma ya bine kubusa ko natinze muri stade cyane. Rugaju Abareyo bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal Abareyo abafana ba Rayon Sport bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal ati ni muze tubahamashyi ya mashyi y'Abareyo bayahaye abakinnyi ba Al Hilal icyo aricyo kivuze. Yego abafana kandi ntibigeze bishimira ko umutoza yashyize kuri bench Kabange agakinisha Serumogo buri kanya babaga barimo arasa umutoza gusimbuza
bakomeje kuririmba Asmani Ndikumana mu mukino hagati bagaragaza ko babajwe no kuba yahanishijwe